mbanze nshimire abarayikinze mu mafoto yawe n'ubundi bazaze n'ubundi bongere bakore n'ikiganiro bakirayike bakore na subscribe na share na comment byose babikora bazabikore ni byiza cyane. Ikindi buri wese agira amarangamutima ye nk'uko nawe nshobora kureba umuntu nkavuga ngo uriya muntu ni mwiza, yaba ari umukobwa se, yaba ari umusore, yaba ari umumama, yaba ari umupapa, ariko iyo uzi icyo ushaka ugira uko utwara amarangamutima yawe. Ni ukuvuga ngo ibibazo nagiye mpura nabyo kenshi cyane, abantu bambaza bati CMC kuryoshya ubukwe kugira gute, ubu ngubu mu bukwe abakobwa ntibagukunda iki? Yes, tuguhaye ikaze, turagusuhuje wowe ukurikiye ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda. Turi mu kiganiro, ni Fred kuri microphone. Uyu munsi turi kumwe n'umusore witwa Rwogera. Rwogera, tuguhaye ikaze kuri Wisdom TV. Murakoze cyane Fred. Biri utese? Asaba. Dutewe iteka cyangwa se turishimye kongera kubana nawe kuri uyu munsi. Twari tumaze iminsi tutabonana. Gerezaho mikrofone neza kugira ngo sound yawe yumvikane neza. Ni sawa. Okay. Amakuru yandise. Ndaho. Kuri Wisdom TV rero twebwe ni gutyo tubigenza. Iyo tukwakiriye utangira wibwira abakurikiye kino kiganiro kugira ngo babashe kumenya Rwogera ni muntu ki, Rwogera ninde, kugira ngo bagukurikire banakuza. Sawa, urakoze cyane. Ko muntu ngweze. Tugutuguye gute? Twagutumiye uratwitaho. Ntabwo narinzi ko umuntu umiriye ibintu mbaga ugiye nko kungurira agacupa no nkibera. Nedori. Agacupa k'ubuhe bwoko, agasembuye cyangwa agafanta? Akarabaye n'ikibazo cy'akazuba katararenga. Akangaka nta wamenyerega ubwoko bwabyo kuko ndabona ari agacupa ka Coca ariko nta wamenya. Cyangwa akazuba katararenga. Umuntu yagerageza n'akangaka nta kibazo. Umuntu agerageza n'ako ngako. Urakoze cyane. Twagutumiye mu buryo bwo kugira ngo tuganire, dushimisha abakunzi ba Wisdom TV Rwanda. Tugira ibiganiro cyangwa se tugira nama interviews n'abantu benshi batandukanye, tukaganira ku buzima busanzwe, yaba ubuzima bwawe bwite, yaba ubuzima bw'ibivugwa hanze hano kuri iyi mihanda ya Kigali. Nta diru nini irimo, no kuganira bisanzwe. Niyo mpamvu rero twakwakira tukaguhereza ikaze kugira ngo wibwire abakurikiye Wisdom bamenye Rwogera. Eske njye navuze n'izina rimwe ariko ntabwo ufite izina rimwe. Rwogera ni muntu ki? Ni muri ubwo buryo turakwakiriye. Fred, urakoze, ndetse na Wisdom TV Rwanda mu mwanya wo kugira ngo nibwire abayikurikira ubundi we n'ibindi biganiro turi bugirane. Nitwa Rwogera nk'uko yabivuze. Yego. Ariko iyo umuntu asabye kwivuga ntabwo ubundi nivuga igice. Yego. Yewe nitwa Rwogera rwa Rweyampunzi, wa Seburikoko, wa Ndaruhutse wancyuye buhoro, wa Kabeba, Kamurimangabo, wa Rutema, wa Nkomero, wa Ruyenzi, wa Sesonga, wa Makara, wa Kiramira cya Mweza-ntandi, wa Ntandahira, wa Serwega rwa Mututsi. Izina ry'abapadiri ryo nitwa Irade. Ushaka kongeraho n'akabyirindo washyiraho na MC Rwogera. Iwacu ni mu ntara y'Amajyepfo, karere ka Muhanga. Abangira inkomoka ahantu bita ku Mayaga, Ntongwe, Gitovu. Naho ngaho mu karere ka Muhanga. Mu karere ka Muhanga. Uguza ahantu ngewe navukiyemo, ariko inkomoko y'ababyeyi banjye ni ku Mayaga. Ubuza ahantu nakubariraga. Uzi ko kera nkikubona. Oye, nuko ngo kera ngiye nkikubona. Ariko kuki abantu benshi banyita Umutara babona ndi umushumba? Ni nkuko nanjye benshi banyitaga Umunyamurengeze n'abangura umuntu wacu. Anyway, hari umuntu ushobora kubona ukabona isura y'irarize mboringa ahantu runaka.
mikorofone. So ni ukuvuga ngo ngiye nkikubona bwa mbere najyaga mbona byanga bikunda niba utari uwo mu Mutara uri Umugogo. Aho hantu uko ari habiri. Abantu benshi bakunda gukonfuzinga ibyo bintu, ariko njyewe ntabwo nkomoka mu Mutara, nta nubwo nkomoka mu nce nyine z'Ibigogo, ngira ngo ni mu burengerazuba bw'igihugu. Yego. Rwogera, ngiye nkumenya bwa mbere nakumenyeye mu bukwe, uyoboye ubukwe nka MC. Umaze igihe kingana iki uyobora ubukwe uri nka MC? Ko bimaze kugwira. Nibura imyaka wibuka neza? Nibutse neza Fred, ngira ngo ni imyaka ibaye 13 uyobora ubukwe nka MC. Nyobora ubukwe nka MC hano mu Rwanda no hanze y'igihugu, rimwe na rimwe Uganda. Niho nakunze kujya njya cyane. Na Uganda? Ubwo si iyo uyoboye ubukwe Uganda uba ukoresha ikihe kirimo? Icyongereza, Ikigande? Uravangavanga apfa kuba harimo agafaranga. Ntabwo wakwiburira uri umwana w'i Musanze. Ntabwo genda uri Musanze. I mean ni mu burengerazuba. Ubwo ushaka kubyite ko ndi umunyenduga niko abantu bakunda. Uri umunyenduga. Umwana w'umunyenduga ntabwo yakwiburira. Urumva kuko nava ahangaha nkurira bisi njyana Uganda nkageraho ntaramenya kuvuga nyabo cyangwa sebo. Ati kare sebo. Cyangwa se kare nyabo. Ako gakare nako gakananira kweri. Ntabwo kakunanira. Ntabwo kakananira. Ni ukuvuga ngo imyaka almost iyo ukoze ikintu imyaka irenze 10, byanga bikunda hari achievement waragezeho cyangwa se hari n'imbogamizi warahuye nazo. Ni izihe mbogamizi warahuye nazo muri aka kazi kawe? Mbere yuko tuvuga ibyiza, usibye ko ibyiza byo biranigaragaza by'umuntu, niyo buri atabivuga umuntu mubana umunsi ku wundi azi icyo ukora, byanga bikunda abona impinduka mu kazi kawe. Ashobora kutamenya aho ukomerewe cyangwa se icyakugoye, ariko byanga bikunda achievement yawe ntago yayoberana. Ni iki cyaba cyarakugoye mu rugendo rw'iyo myaka irenze 10 muri kano kazi cyangwa se muri kariyeri yo kuba umushyushya rugamba niko babita? Si bo bashyushya rugamba? Ntabwo turi abashyushya rugamba. Abaye musi babita gute mu Kinyarwanda? Wavuga ko wenda ari nk'abayobozi b'ibirori cyangwa se nk'imisango, ariko ntabwo ari abashyushya rugamba. Hari n'abavuga ngo ni abanyamagambo, mu by'ukuri baba babigoretse nkana, bisa naho bashaka gusebya izina dufite, ariko ndi umusangiza w'amagambo. Uri umusangiza w'amagambo cyangwa se w'imisango. Urugendo rw'imyaka irenza 10 muri ako kazi, ni izihe mbogamizi waba warahuye nazo? Icyo kibazo kirakomeye Fred. Ntabwo navuga ko nahuye n'imbogamizi zihambaye, nta n'izihari ndende, kubera ko muri aka kazi ikintu cya mbere bisaba ubunyangamugayo. Kuko abantu benshi cyane baraguhamagara bakaguha avance no kuri telefone batakuzi mutaranahura. Ntaho ngira nkora contract ngo ndasinya n'umuntu amasezerano nayo. Bisaba rero kurinda rya zina ryaje batazavuga ngo dore bamuye musi bahaye avance ntaze mu bukwe, dore bamuye musi ukererwa, kuko gerageza kuba ponctuel. Urumva ikindi ukagerageza ukaba smart kameme. Rero imbogamizi nagiye mbona nk'imbogamizi ni uburyo abantu bafata ibi bintu. Burya abantu bafata ibi bintu MC ni akazi ubundi umuntu yakabaye yubaha, kubera ko iyo umuryango ushobora guterana urimo abantu 200 cyangwa se no munsi yabyo cyangwa binarenga, ugaterana mu bantu bose wenda ari abanyamuryango n'inshuti, wenda nta wundi muntu washoboye guhuza ibiganiro biri buberaho cyangwa ibirori biri buberaho, nta wundi muntu wari butanga umunezero aho ngaho. Bikaba ngombwa ko bajya gushaka umuntu nkanjye cyangwa n'undi mu MC bari mu Rwanda ni benshi. Ubundi uwo muntu aba ari umuntu wo kubahwa. Ariko hagiye hazamo imbogamizi z'uko kera twabonaga batari kubiha agaciro, ubu ngubu wenda ugereranyije biri mu nzira nziza. Ariko nanone ku rundi ruhande nkaba mbona imbogamizi zaragiye ziterwa na bagenzi bacu bagendaga bakora amanyanga muri uyo murimo. Ugasanga hariho abantu nyine bashobora kuba yafata nk'ubukwe burenze 3-4 ku munsi,
noneho kuri wa munsi ugasanga agiye muri bumwe abandi bose baramutegereje baramubuze. Ibyo rero byagiye bitubera aho ugiye ukumva umuntu arakubwiye ngo nizere ko utari nk'aba bandi, ukumva ako kantu ugiye gukora ariko ufite rumoro cyangwa se ufite ipfunwe ry'umuntu wagiye gukora agakora ibintu bibi. Yego. Ukumva ugiye gutangira akazi ugahura n'umusaza ati ngwino hano sha, ukagenda ukamwegera polima ukamutega amatwi, ukajya kumva umusaza arakubwira ati nizere ko utagira ubugambo nka bw'abandi bw'abayobozi. Yego. Kumva nanone ugize ipfunwe ry'uko hari abayobozi bagira nk'utugambo twinshi cyangwa se nk'uko uwo musaza bivuga cyangwa iki. Yego. Ukayoberwa uko bisobanura. Bose mubwire nti nta tugambo ngira kandi ngiye kuvuga. Yego. Ibyo rero ngiye nibyo nagiye mbonamo nk'imbogamizi. Ikindi ko nizeye ibyo nkora, nanjye ubwanjye ndizeye muri aka kazi. Yego. Abo nkorera barabikunda, baranankunda, barampererekanya hagati yabo n'imiryango yabo. Numva narakoze uko nshoboye kugira ngo ntange serivisi y'aka kazi kubo bireba neza kandi ku gihe. Numva nta mbogamizi nyinshi cyane nahuye nazo, ntawe ndakorera ngo anyambure cyangwa ngo agire ate, oya aho ndabisanga rwose. Njyewe nagiriwe amahirwe yo kubona aho wakoze cyangwa se wayoboye ibirori. By the way, uri umuntu kabisa ukora akazi koko ukabona ko akazi koko urimo urakadeservinga. Discipline, smartness, nyine ukabona ikintu urimo urakora ni ikintu kikurimo. Uyu munsi wa none hari abantu wenda bakunda ba MC babandi nyine bavuga ibintu byinshi byacitse nahe sibyo, mu gihe wowe uri wa muntu ushobora kwemusinga ubukwe witonze kandi still bukaryoha bitewe n'amagambo urimo gukoresha. Ese itandukaniro ryawe n'abo bantu cyangwa se umwihariko wawe ni wowe? Njyewe ntabwo ndi kwikompare n'abandi. Abo bantu uburyo bakoramo bitewe n'uko babafashe cyangwa se babitabaje ngo babafashe, baba bafite icyo babakundira. Ubu rero abo ngabo ntabwo ndi bubavugeho. Njyewe ndavuga ku byanjye, ku bindeba. Njyewe uko nkora nyine nk'uko wabibonye, ntabwo ngira ibyo bintu byinshi. Ijwi ryanjye nyine ni iryo ngiryo, nkoresha ijwi rituje kandi nkavuga ibizima bitarimo ibyo nakwita nko gushyoma cyangwa se gushyanuka. Ndamutse nabyo mbivuze ntabwo byaca nk'amabere cyane. Abandi rero ntabwo ndi bwikompare nabo kuko buri wese agira umwihariko we, kandi niba bakora bagahaha bakaronka, Imana ibaha umugisha. Icyo kintu ni ukuvuga ngo abantu bakora ubuyobozi cyangwa se n'akandi kazi gatuma uba public figure mu bantu, akenshi na kenshi usanga bakunzwe n'igitsina kobwa. Bakunzwe igitsina gore, reka mbaye ariko mvuga igitsina gore kuko nta gitsina kobwa kibaho. Igitsina gore sibyo? Ni igitsina gore. So ni ukuvuga ngo muri iyo myaka irenze 10 tubwiye umaze uyobora imisango n'iyo mihango y'ubukwe, byanga bikunda ibyo bintu wahuraga nabyo. Ese ubasha kujera gute iyo ugiye mu bukwe bwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, hariho umuntu ushobora kukwandikira kuko yagukunze ariko atari akazi, akaba n'uwakwandikira ari akazi. Ese nk'umuntu nkawe noneho uri public figure, yewe nagiriwe amahirwe yo kugufotora kuko nk'amafoto yawe akenshi na kenshi yarayikingwaga n'abakobwa gusa. Urumva bakavuga ati uyu musore ni mwiza iki whatever. So muri iyo myaka yose wayoboye, kuko byanga bikunda buriya iyo umuntu ari public figure ku kintu runaka noneho bamuziho, agerageza uburyo maintaining isura y'akazi kandi still ntatakaze na wa muntu. Wowe ubyitwaramo gute iyo uhuye n'abantu bari muri iyo kategori?
mbanze nshimire abarayikinze mu mafoto yawe n'ubundi bazaze n'ubundi bongere bakore n'ikiganiro bakirayike bakore na subscribe na share na comment byose babikora bazabikore, ni byiza cyane. Ikindi buri wese agira amarangamutima ye, nk'uko nawe nshobora kureba umuntu nkavuga ngo uriya muntu ni mwiza, yaba ari umukobwa se, yaba ari umusore, yaba ari umumama, yaba ari umupapa, ariko iyo uzi icyo ushaka ugira uko utwara amarangamutima yawe. Ni ukuvuga ngo ibyo bibazo nagiye mpura nabyo kenshi cyane, abantu bambaza bati CMC kuryoshya ubukwe kugira gute, ubu ngubu mu bukwe abakobwa ntibagukunda iki? Ntabwo izo kese ndahura nazo, ntabwo izo kese ndahura nazo. Ni kimwe nk'uko nanjye buriya ntabwo nashobora kuvuga ngo najya mu bukwe ndi kureba abakobwa babutaye. Njyewe abanjyana ni abageni n'akazi, kuko ndureba hari igihe ngira ubukwe nabundi muri weekend imwe, ubwo buri munsi najya mpora ndeba, amaso yazamba amaso yazambamo. Ubwo rero ibyiza nyine uragenda ugahaha ugapagasa, umutahe wawe ukawubona, ugataha ukaryama ukaruhuka. Niko kazi ukora gusa cyangwa hari n'akandi kazi? Ntabwo ariko kazi nkora gusa. Anyway, ntabwo akazi ko kwemusinga niko nabyita, ntabwo nagakamira mu kitoze, byaba ari nka bya bindi nyine Nyamwanga iyo byavuye ngo yanze n'uwamuhaye inka, kubera ko menyekana niko nabyita, nibyo bintu namenyekaniyemo. Byampuje n'abantu, byaranyubatse mu buzima bwo kuva iyo ngiyo ku mavuko, aho tugenda duturukura hazi nawe uzi imisozi wamanutse, uba Karangazi Karangazi hariya mu Kanyeri. Ubwo rero nanjye nubwo impamba nazanye nyine yari itazagera i Kigali, Kuruyenzi niho nayiririye ku Ruyenzi. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari akazi kabi, ntabwo ari akazi kabi. N'ababishaka rwose babishyiremo akagufu, abasore bakiri bato bashoboye bazi kuvuga neza Ikinyarwanda cyangwa se n'izindi ndimi, bakaza muri aka kazi, ariko nyine bakakagira akazi k'umwuga, ntibibe rero. Ntabwo ariko kazi konyine nkora, ndikorera, nkora bizinesi. Uri umucuruzi ndabizi, uri umucuruzi, uri umucuruzi kandi ucuruza ibintu bihenze. Uri umucuruzi wambukiranya imipaka ugendera mu kirere. Ibyo bintu by'ubucuruzi bwawe bwambukiranya n'imipaka, kuko ufite bizinesi ubundi isobanuye irimo byinshi, ariko hari umuntu wakoze muri bizinesi y'amamodoka, ibindi byinshi, ibyo bita non specialized trade. Nta kintu kiri special nakubwira ko nkora, ndi umushabitsi niko nabyita. Akazi kose ari byaba amasoko ajyanye n'ubwubatsi cyane cyane, ndetse na supply n'amasoko wayapatana ukubaka n'iki, ndanabikora ahubwo rimwe yabonetse, kongeraho nyine biriya byose bavugaga. Umuntu aba ashakisha ngo urebe aho bakubwira hose ko hari amafaranga cyangwa wahabona amaronko, ujyayo, na cyane ko tukiri batoya, nta hantu imipaka ntifunze, umugani wawe. Bizinesi yawe wenda iyo uyikompe n'aka kazi, nta kintu kimwe kijya kigonga ikindi, wenda ngo usange hamwe wari responsible kuba ukirimo, wenda wagiye mu kindi kuko ikindi ukagiparika. Nta kintu kirambangamira, nko ku bijyanye na bizinesi yanjye bwite. Nanaderega natuma umuntu cyangwa se ngashyiraho umukozi
akaba yamfasha mu gihe ntahari. Hanyuma ibijyanye n'ibi byo gufasha abantu mu bukwe, aho rwose wikendi mba mpari. Igihe kandi mbona ntazaba mpari, sinshobora kwemerera umuntu ko naboneka. Icyo gihe nyine ndaguhakanira nkubwira ko uwo munsi nkeneyeho ntazaba mpari. Iyo nyine ntazabangikanya ibintu bibiri cyangwa bitatu, bigatuma ntanga serivisi nabi ku bo. That's good. Urubatse? Ntabwo ndubaka. Kuki mbaye icyo kibazo? Ntabwo urubaka? Ntabwo ndubaka. Urabiteganya? Ryari? Ndabyifuza. Niba atari ibanga cyangwa bitari prive? Ndabyifuza. Buri wese mu isi aba afite umuhamagaro. Imihamagaro iratandukanye kubera ko ntabaye umufurere cyangwa mba umupadiri. Ubu umuhamagaro wundi mfite ni uwo kuzubaka nanjye nkagira umuryango. Birimo no mu byifuzo byanjye no mu byo nsengera. Mu ma weekend asigaye harimo imwe yanjye. Uwo muntu arahari? Ndabizi kandi ko bizagenda neza. Uwo muntu arahari ariko? Kuki ibyo bibazo mukunda kubibaza? Kandi bazabibaza no muri comment. Bazabishyira muri comment. Arahari cyangwa ntahari? Ntabwo namwihakana. Arahari. 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 Urumwe mu basore b'i Kigali bemera ko bahari. Niba hari ababihakana bafite icyo bashaka kubimaza guhakana kwabo. Ariko njyewe ntabwo nabihakana. Ujya ukunda public relationship? Ntabwo bikunda? Ntabwo nyikunda. Ni iyihe mpamvu ku giti cyawe wa specifying? Buriya ibintu abantu basigaye bakoresha cyane social medias cyangwa se izi mbuga nkoranyambaga zanyu mu buryo nyine bwinshi butandukanye. Niyo mpamvu iyo ukunda umuntu cyangwa se ufite relation nk'uko ubivuze, njye numva rwose bita making sense yo kuba wakwirirwa uyereka umuhisi n'umugenzi. Ariko iyo wabyumvikanyeho n'umupatina wawe, kandi ku ruhande rwanjye ntibugire abandi hatazagira untera ibuye. Ku ruhande rwanjye rwose wowe ni kubyumva ku ruhande rwawe? Nta nubwo njye bimbangamiye. Njyewe n'umukunzi wanjye niyo nzira nyine twahisemo kandi ntabwo bibangamiye. Uyu munsi uramutse ukundanye n'umukobwa ukunda public relationship wakora iki? Twabiganiraho. Wowe ntuyikunda, we arayikunda, ni urugero. Icyo gihe wabigenza ute? Kandi wamukunze kandi wowe ntabwo ukunda ubuzima bwawe bujya hanze. Twabiganiraho yampa facts z'impamvu yikeneye. Impamvu uyu munsi njye nshobora gukundana n'umukobwa, umukobwa akavuga ati okay, ubwo uriya muhungu atashaka yuko namupostinga, ntamushyira profile, ntakora whatever, ntago ankunda, sibyo? Bikaba ngombwa yuko mugonganiramo ahantu hagati, ntimuhahurize nyine. Icyo gihe uramutse ugeze muri iyo situation wayitwaramo gute? Reka nkubwire, icyo kibazo buri wese yagisubiza bitewe n'ibyo akunda. Nk'urugero ibyo bita public relationship niko bambwiye. Njye numva ntanasobanukiwe neza meaning yayo, kubera ko iyo ukunda umuntu nawe agukunda, ntabwo ari ibyo gushyira mu matangazo, sibyo? Kandi urukundo nyarukundo ntabwo rugaragarira ko ibintu biri ku gasozi cyangwa se biri hanze buri umwe wese abibona. Kubera ko uretse nanjye, tugaruke n'inyuma,
abantu benshi barakundana ariko habaho gukundana hari n'igihe mushobora kudahuza filozofi n'uwo mukundana bikaba ngombwa ko wenda urukundo rwanyu rwahagarara just in case icyo gihe rero bigenze gutyo numva hasa naho habamo imbogamizi cyane uba urafashe umwana w'abandi nkanjye n'urugero cyangwa se akamfata akanshyira public abantu bose bakamenya ngaho mu binyamakuru nk'amwe ko muje mukambwira ko nasize umukunzi wanjye nkazana nawe iki rimwe na rimwe mba numva kuri njye atari ibintu bigaragara neza numva atari n'ibintu biri mu muco nyarwanda kera umwari yabaga ari umwari nyine iwabo ubaga atari ku gasozi njye numva rero numva ku ruhande rwanjye numva uwanjye atari uw'agasozi ukomeje ku kintu cy'umuco bita nibuka ikintu kimwe atari uw'agasozi yego wari ukomeje ku kintu cy'umuco bita numva nakubaza kino kibazo kubera ko ya public oya ntabwo ari kuri kiriya icyo nashaka kukubwira nsubiye inyuma gatoya ya public wavugaga yakubonaga navuga ko wenda urimo urahitinga ni nayo public ishobora kuzaguseka nanone igihe wataye ya hit yawe so rero numva ibyiza buriya urukundo rwiza ni urukundo rufite privacy wakomeza wari ukomeje ku kintu cy'umuco uyu munsi wa none igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo yaba muri East Africa yaba no hanze hari ubwiganze bw'abaryamana bahuje ibitsina baragatsindwa ariko mu by'ukuri twebwe nk'umuco wacu w'abanyarwanda reka tureke bavuga yuko ngo buri gihugu n'umuco wako buri gihugu n'umuco wako twebwe nk'umuco wacu w'abanyarwanda ntago tuzwiho cyangwa se ntago bimenyerewe kuba wabonamo abantu baryamana bahuje ibitsina ese maybe niba ari ekonomi mbi wenda y'igihugu cyacu wenda ubukungu buhagaze nabi cyangwa se ari inzaduka z'imico yindi twadukana dukuye mu bindi bihugu ibyo bintu ubifata gute kuri wowe Frere urakoze kumbaza icyo kibazo amarangamutima yanjye ntazanteze amabuye ningira nimba kwimikora nta kibazo buriya ni media yego wenda ikiganiro kizajya hanze yego ariko ntihazagire undeba nabi nta muntu navumira ku gahera bitewe n'amahitamo yagize numva ngo no mu Rwanda byaraje ntabyo ndabona sinshaka no kubibona njyewe ariko mu by'ukuri njyewe ntago biriya bintu ntabwo ari iby'i Rwanda ubwo sinzi aho byaturutse wenda biraza ishyano rigwirira u Rwanda ni akaga nyine ubwo bazambabarire ababikora ntibazantire amabuye banaryoherwe ariko njyewe ntago mpamanya nabyo ntago nemera ubutinganyi ariko baramaze ni akazi kabo amahitamo yabo ni amahitamo yabo 100%. ntawe nahagarara ngo mutere ibuye ubwo amahitamo ye ariko simbishyigikiye ntabwo mbishyigikiye ubona hari ingaruka byateza mu niba nanyumva bazambabarire niba hari ababikora ndiseguye kuri bo kuko nanjye mu myemerere yanjye simbishyigikiye sinanabikora ubona hari ingaruka byatera ku rubyiruko rw'uyu munsi wa none ingaruka niba koko nka sosiyete nyarwanda tuzi neza ko ikintu cya mbere kituranga tugira umuco kandi uriya muco no mu bakurambere bacu bavutse bawuvuma nta muntu uwuzi nta n'uwo wigeze
ntabwo nzi aho byavuye rero tugize urubyiruko rwose niba ababyeyi babyara kugira ngo abo babyaye nabo bazagura igisekuru tushibuke tugwire na cyane ko twagize amateka atari meza atuma dupfa ukabona umwana amahitamo aba yariye cyangwa kanaka nawe nk'umuntu ntabwo wavuga ko bitatera impungenge nko ku rubyiruko numva ngewe urubyiruko nyine rwayoboka inzira yo kubyara nk'uko ba se na ba sekuru babyaye ariko niba barahisemo kuriya nyine nta kundi. Reka tugushimire kubw'umwanya mwiza waduhaye, turimo turagana ku musozo. Tugushimire kubwo kwiga mu mwanya wawe, bagufatiranye ntabwo byari byoroshye kukubona. Mwamfatiranye ariko nta kibazo pe, hari ukuntu ujya usezera abantu kwa kundi ujya ubikora mu bukwe cya kivugo. Ndashaka ko ari cyo niyo wavuga amasegonda 40 usezera n'abakurikiye Wisdom TV. Ikivugo hari bwo gute? Ikivugo wigize kwivuga turi mu bukwe ahubwo ntabwo ndimo kukivuga. Icyakoze kubera ko iki kiganiro kizarebwa n'abanyarwanda, nahera hano hafi mu Bwanacyambwe ngira ngo niho turi. Nta kibazo rwose. Abantu bo mu Bwanacyambwe ndabasuhuje kandi bagira amahoro. Amahoro abane nabo kabisa. Hakurya hariya twitegeye ni mu Bumbogo bwa Gasabo, hari Bigabiro naho ndabasuhuje bagira amahoro. Hakurya ahangaha mu Kimironko ngo haba imironko y'imiheto, ndabasuhuje bagira amahoro. Hakurya yaho hariya nanone ni mu Buriza n'Ubuganza kwa Rwubusisi ngira ngo niba ari umutware waho, nabo bagira amahoro. Hirya yo mu Buganza ni mu Gatsibo k'Imitoma, nabo bagira amahoro. Mu Ndorwa kwa Rusekampunzi na Ryumugabe nabo bagira amahoro. Hirya mu Gisaka, mu Gihunya, Imirenge n'Imigongo kwa Kimenyi nabo bagira amahoro. Bazirankende no mu Bugesera za Kibugabuga na Ngeruka, ubwo ngubwo ndi kuzenguruka kugira ngo abanyarwanda bose mbifurize amahoro. Hakurya iwacu kwa Kimonyo cya Munyampundu ku Mayaga nabo ndabasuhuje bagira amahoro. Ugiye mu Marangara bwo bakomeza ujya na za Ruhango, za Nyanza, Ruhande kwa Bampandahandi iyo ngiyo bagira amahoro. Mu Bisi bya Huye ngo hari kwa Nyagakecuru niho havugwa, nabo bagira amahoro. Hirya mu Bunyambiriri bagira amahoro. Mu Bufundu naho kwa Rubuga rwa Kagogo bagira amahoro. Mu Barinda n'Abarindangwe rwa Miko ya Ngenzi bagira amahoro. Mbasa ya Rusine bagira amahoro. Za Mata n'Ingeri ndabasuhuje bagira amahoro. Hirya ku ishyamba mu Kinyaga, Bukunzi, Busozo n'Impara kwa Rwagataraka naho bagira amahoro. Bagira amahoro hino mu Rusenyi kwa Fundi, bagira amahoro mu Bwishaza, bagira amahoro mu Budaha bwa Nyantango, munsi ya Nzaratsi sogokuru yahageraga Mariba naho ndabasuhuje bagira amahoro. Za Gatare na Ndoha kashokaga Nsanga n'inka zari za sogokuru bagira amahoro. Hakuno mu Kabagari ka Murama kwa Ntura ya Nyirimigabo bagira amahoro. Bagira amahoro mu Kingogo no mu Kanage,
bagira amahoro mu bugoyi bwa Kamuzinzi, bagira amahoro mu Murera no mu Gahunga k'Abarashi kwa Rukara rwa Bishingwe, i Buhondo kwa Rukomba amazi bagira amahoro, ubuze Nkende bwa Rukurura nahoze muvugaho bagira amahoro, kwa Nkumu ya Nkondogoro naho izifite isembe bagume baziremera indi baso bagira amahoro, kandi Imana y'u Rwanda ibarinde kandi baragire. Urakoze cyane Rwogera. Ndagushimiye nawe ugira amahoro, u Rwanda rugira amahoro kandi ruzira umwaka. Urakoze cyane, reka tugushimire, reka dusoreze hano ikiganiro twari dufitanye. Abakurikiye Wisdom TV Rwanda mwakoze cyane kubana natwe. Ibiganiro bya Wisdom nakagaruka. Rwogera tuzongera tumutumire atubwire ku muco w'u Rwanda. Ni nkaho twari tumuzanyemo ariko tumuzanya soza. Tuzongera tugirane ikindi kiganiro. Wakoze cyane. Merci, urakoze cyane.